Uko umuntu arongoza umutwe w'imboro kugira ngo umugore agire ubushake kandi akaba ari wa mugore ushimishwa na ya mboro uri kumurongoza, aribyo bita nusu nusu. Ufata umutwe w'imboro, ndi kubwira abagabo batazi gushyukwisha abagore babo uburyo bazajya barongozamo imboro, ahandi ukayimuha igice, ntuyishyiremo yose, ahubwo ukajya ufata igice cy'imboro, ayo bita nusu nusu, ari kwa kundi ufata umutwe w'imboro akaba ari byo ukoresha, ntuyishyiremo yose. Iyo uri kurongora ntabwo bifata imboro yose ngo uyicengeze mu gituba mo imbere hose, wowe utangiza gake gakeya kugira ngo igituba kigire ubushake n'ururenda, kugira ngo rugufashe kuba rwakoroshya ya mboro. Ariko iyo ufashe ya mboro ukahita uyijombamo nk'ujomba mu mwobo, oya, ibyo bintu kenshi iyo ukunze kubikora umugore ahita yikanga, uko yikanze ugasanga ubushake busa nkaho busubiyeyo, ukavuga ngo umugore wawe ntabwo ajya ashyukwa. Ahubwo akenshi hari igihe bituruka no mu bagabo nabo batazi kurongoza umutwe w'imboro. Umutwe w'imboro ni ugushaka kuyimwima, uba ushatse kuyimuha ariko ukajya umurongora nkaho udashaka kuyimuha, ukajya urongoza umutwe w'imboro gusa, kugira ngo wa mugore agire ubushake bwinshi cyane, ari we utangira kujya agufata, ahubwo agashaka kuyishyiriramo. Uko kundi rero utangije kurongoza umutwe w'imboro, ntago wowe uhita uyifata ngo uyijombe mu gituba yose, aho gufata ya mboro uko utangira ugenda ushyiraho gake gake, ushyira hahandi hinjirira imboro mu gituba, aho ugenda ushyiramo umutwe w'imboro usa nk'ukuramo, nibyo bita kurongoza umutwe w'imboro. Umugore akagira ubushake bwinshi, ugasanga atangiye kugira umushyuhe bwinshi. Noneho ku bagore bakunda gucumitwa, iyo utangiye gukora gake gake umurongoza umutwe w'imboro, ni kwa kundi umugore atangira kwifatira ya mboro, akakubwira ati sheri mbabarira ushyiremo imboro, ndumva nashyukwe, kugira ngo numve umutwe w'imboro uri gutuma ushukisha, numve imboro yose yawe iraryoshye. Kwa kundi n'uwo mugore atangira kumva imboro itangiye kumuryohera, uko igenda imuryohera wowe niko utangira kumva noneho ugira ubushake nawe, kwa yuko wabanjije kuyimurisha. Uko umurisha igituba, watangije kumurisha igituba gake gakeya, uko ugenda umurisha igituba gake gakeya uburongoza umutwe w'imboro, ni kwa kundi umugabo nawe ariko atinda kurangiza. Babandi rero barangiza vuba nuko bahatanye n'igituba, uko ugenda uhatana n'igituba ucengezamo, nuko igituba kisa nkaho uvuga ngo kirakanyaraye. Burya nta gituba gikanyarara, ahubwo kigira ububobere. Uko wowe ugenda ugira gake gake urongoza umutwe w'imboro, niko wa mugabo nawe atangira kugira gutindaho iminota, ugasanga mwese mugiye kurangiriza rimwe. Reba rero ahantu ushatse kuvuga yuko wowe urangiza, uko ushatse kuvuga ngo urangiza vuba, nta burya ni uko wahatirije. Uko uhatiriza ushyiramo imboro mu gituba, ni kwa kundi wowe uhita urangiza vuba. Iyo rero urindiriye umugore ugasa nk'umurongoza umutwe w'imboro, wa mutwe w'imboro ugenda umutera ubushake, ugasanga umugore afite ubushake bwinshi cyane, noneho wowe ujya kuyishyiramo imbere, umugore akarangiza. Uko arangije rero niko kwa kundi umugore wowe ujya kurangiza, we noneho yarangije nk'inshuro nk'ebyiri. Uko arangije nk'inshuro nk'ebyiri, ni kwa kundi umugore atangira kubona ko ushoboye mu buriri, ugasanga uratashye cyangwa umuryamye impande, ugatangira akajya gusaba kuba wakongera kumukorera imibonano mpuzabitsina mu buryo bwo kuba yaryoherwa nk'uko wabikoze bwa mbere. Uko noneho wa mugore aryohewe, niko wowe ugira agaciro imbere ye. Burya ikintu kiryohera umugore ni imboro, kuko imboro buri mugore wese ikintu kimukura iwabo ni imboro. Iwanyu uhavanwa n'imboro, kwa yuko twebwe abadamu nta kindi kitunezeza ni ukuturongora neza tukanyurwa. Iyo ndongoye neza nkanyurwa, niko noneho ninda kurangiza, noneho ugasanga noneho ntago bikigusaba umwanya kunkarisa, ahubwo bigusaba guhita none uyishyiramo noneho utarinze kunkarisa. Iyo ukunda kurongoza umutwe w'imboro ukazajya uyimwima uyishyiramo gake gakeya, niko noneho
utangira kujya wowe yumva uburyohe akumva imboro yawe iraryoshye irarenze ku buryo hahandi umugore atangira kugusaba ati njyewe ndashaka imboro, umugore agatinyuka akajya bigusaba, kubera yuko akenshi abagore benshi iyo badakunze kuryoherwa ntago yakumva umuryoheye, yakumva yuko ibintu byose umukorera abifata nk'ibisanzwe, ariko iyo uyimurishije ukajya umurongoza umutwe w'imboro akumva iri kumukirigita mu gitubamo imbere, ukongera ukayikuramo, ukongera ugashyiramo umutwe w'imboro ukayikuramo, ni hahandi umugore wowe atangira kukwifatira ugasanga ayishyiriyemo, uko ayishyiriye mu gituba niko kwa kundi none wowe uryoherwa, kwa yuko mwese wabanje kuyimurisha, noneho yamara kumva uburyohe nawe ugasa nkaho murangiriza rimwe, kandi kurangiza rimwe k'umugore uko umugabo n'umugore barangirije rimwe nibyo byishimo niho bituruka. Iyo rero umugabo ayirangirije umugore mp'amasoro mu gituba, noneho kwa yuko yabanje kuyimurisha ntuzihutire gukura imboro mu gituba, kwa yuko imboro mu gituba burya ntago ari byiza. Akenshi uko umugore ayumva aya masororo uko warangirije mu gituba niko atangira kujya ayisa nk'uyifatiramo, aribyo bita gusa kuyifatiramo mo imbere mu matako. Noneho wa mugore uko agenda yifata mu matako mo imbere niko wowe utangira kugenda ushyukwa. Iyo umugabo rero atasakuramo imboro mu gituba, ka gashyuhe k'igituba niko kongera kagatuma ashyukwa bushyashya, ugasanga wa mugore yisanze n'umugabo we bongeye gukora indi ture bwa kabiri, kwa yuko imboro yerekeye mu gituba yakomeje ayivumbikamo. Iyo ukomeje uyirekeye mu gituba uko yayivumbitsemo ikomeza igira ubushyuhe. Akenshi rero bamandi barangiza bakahita bayikuramo bakayikura mu gituba, ugasanga umugore umurangirijemo wese uyikuramo uhise ifatwa n'umuyaga. Burya akenshi ni babandi bavuga ati sinjya ndenza ituru rimwe. Rero wowe ni wowe uba witeye kutakora amaturo abiri, kubera yuko burya buri mugabo wese ashoboye kuba yakora amaturo abiri bitewe n'igituba cy'umugore. Iyo warangirijemo neza mu gituba mo imbere ukacinyiza imbere mu gituba, ubushyuhe buguma kuri ya mboro wishyushya. Noneho uko bwa bushyuhe buguma kuri ya mboro wishyushya, ushiduka wowe wakoze ituru ya kabiri, aribyo bita gukomerezaho, ugasanga ukoze nka minota 30 cyangwa ugasanga mwese murangirije rimwe nk'amasaha 2, ugasanga ya mboro uko urangije siko uyikuyemo, kuko uhise uyikuramo ni kwa kundi ikonje. Nicyo kibi rero cyo kwiturangiza ugasanga uyikuye mu gituba, kandi burya ntago aba ari byiza pe, nanakurabure nk'abagabo bahita barangiza agakura imboro mu gituba ku mugore we, burya ntago aba ari byiza. Akenshi ugirekiramo umugore aba ari ukwisabira ngo yikuremo, nurangiza kuyikuramo. Akenshi nibutse nk'abadamu batajya bakora isuku barangije gukora imibonano mpuzabitsina, iyo umaze kurongorana kugira ngo igituba cyongere kigire ubushake cyangwa cyongere kigire gushyuha, ukora isuku, warangiza gukora imibonano mpuzabitsina ukitawaza, ukoza imboro, ukoza n'igituba, mukaryama mukabyuka mufite indi stamina.